nabonye kuza kwa Yesu afite icyubahiro amaze gusenya rwose ububiko. Amateraniro makuru hani wacu mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky ho muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nasingizwe haleluya, nasingizwe haleluya. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti turi hafi kugera imuhira, nearing home. Nuguhera kuri uyu wa nyuma w'isabato tariki ya 5 z'ukwa munani 2022 dutangira isabato guhera saa 12 kugera saa 4 z'umugoroba, ndetse no ku isabato tariki ya 6 z'ukwa munani 2022 guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Tuzasangirira hamwe kandi dufite n'igitaramo cy'amakorari. Ibi byiza byose bizabera ku itorero ry'Abadventiste munsi wa 7 bya MORIYA mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho tuzaba turi kumwe n'ababwiriza bakurikira: Pastor Shaka Gahunde, umuyobozi w'itorero ry'Abadventiste munsi wa 7 bya MORIYA rizaba ryakiriye aya materaniro makuru; Dr. Ndamye Mugabe Fodidas, Pastor Ngarambe Martin, ndetse na Elder Benjamin Jones, perezida wa South Central Conference. Muri aya materaniro makuru tuzaba turi kumwe n'abizera baturutse muri aya matorero akurikira: MORIYA SDA Church mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee, Sinai SDA Church mu mujyi wa Memphis muri leta ya Tennessee, Goshen SDA Church mu mujyi wa Indianapolis muri leta ya Indiana, Lexington SDA Church muri leta ya Kentucky, Knoxville SDA Church, ndetse n'abahani wacu ku itorero ry'Abadventiste munsi wa 7 rya MORIYA mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky n'ahandi hatuzengurutse. Amakorari atandukanye azaba yabukereye ngo dufashe guhimbaza Imana muri aya materaniro nka Aleph Singers from Arizona, Gisubizo Choir from Michigan, Abahamya Choir from Michigan, ndetse na Divine Era uzaturuka muri leta ya Michigan. Ibi byiza byose turabisangirira kuri adresse zikurikira kandi ntuzacikwe: 2600 Virginia Avenue, Louisville, Kentucky. Turi hafi kugera imuhira w'ibyihererana, bimenyeshe n'abandi. Haleluya, ni wowe